Anita iradukunda Violene. Verene? Iradukunda Violene. Violene utuye hano i Huye? Nawe waje muri Miss Rwanda 2020 n'ubwa mbere uje kwiyamamaza? Naje guherekeza sister wanjye. Sister wawe yitwa nde? Yitwa Kerimire Hoswe. Uburebure basanze nta kibazo? Banze ko twinjira, twebwe yinjiye aba Miss bonyine. Kubera kimwe mutinjira? Twebwe batubwiye ngo turinjira ngo bamaze kwambara. Ariko we yinjiye? We yinjiye. Uri kubona bimeze bite rero hano? Ndabona nta kibazo. Wari usanzwe witabira ibintu nk'ibi ngibi? Oya, ni ubwa mbere. Hanyuma rero ukurikije wenda uko wajyaga wumva Miss Rwanda, wenda kugeza ubu ntiragera ku musozo, ariko wenda wabikurikiraga ku bitangazamakuru binyuranye, ubonye biteye bite? Nabonye ari sawa, nta kibazo. Ku buryo se nawe ubutaha uziyamamaza? nzareba nyine uburebure bwanjye niba bizakunda nziyamamaza. Ikibazo ufite ni ku burebure nta kindi? Ku burebure n'ukuntu ngana nabonye bitakunda. Ariko n'abandi hari igihe bajya kuri tayo bigakunda? Nta kibazo nyine, ariko hari igihe nyine ababishoboye nyine babishoboye. Niyo mpamvu naje gushyigikira murumuna wa Genowe. Ego. Genowe gusa? Uwimana. Nawe waje hano muri Miss Rwanda, ni audition navuga ko iri kubera hano i Huye, ni ubwa mbere witabiriye? Ego, ni ubwa mbere ko naherekeje murumuna wanjye. Murumuna wawe yitwa gute? Yitwa Imana Louise. Hanyuma wowe se kuki utaje ngo nawe wiyamamaze? Nyine buri muntu agira icyo akunda, so wanjye kuta ntaje muri Miss Rwanda nyine ntabwo mbyiyumvamo. Kuki utabyiyumvamo? Bwira tuganire kubera icyo utabyiyumvamo. Navuga yuko impamvu nabyiyumvamo, sitara yanjye yo kuvuga ngo ndajya gukora ibintu by'amakompetisiyo ntabwo mbikunda. Urumva murumuna wawe wanamuherekeje, ushobora no kuba waramugira inama ukamubwira ngo ajyemo, kuki wowe utabijyamo kandi birimo umuvandimwe wawe? Impamvu njye namubwiye ngo ajyemo njye ntabijyamo ni uko nabonye ko ariwe wabishobora. Njyewe impamvu ntabijyemo ni uko ntabwo ndaba ready yabyo. Mbaye ready yabyo najyamo, cyangwa se numva nyine byanjemo nabyumvise nibwo najyamo. Hanyuma wabonye bimeze bite uko wabibonye wenda kugeza kuri uyu munota? Niko wari ubyiteguye cyangwa harimo ibishya byagutunguye? Sofa ntabwo turajya kureba uko bimeze, turindiriye ko batubwira ngo twinjire turebe uko bimeze. So nta kintu ndabona. Urabona ari butsinde, wenda agatsinda abandi bari kumwe? Bitewe n'ubwenge afite arabatsinda pe. Miss Rwanda ariko si ubwenge gusa, n'ubwiza nabyo biba birimo? Yes, hose arabarya, ubwiza, mu gutera neza, igihagararo hose nyibega byose arabyujuje. Hanyuma ubwo rero ni iki wabwira abandi bakobwa bakitinya batumva ko baza mu bintu nk'ibi ngibi? Njye cyo nabwira abakobwa bafite ibisabwa nuko bakwitinyuka bakazana amaproje yabo nyine, yenda hari nayo yafasha igihugu. So numva nyine bazi. Wiga mu wa kangahe wowe? Narangije senior 6. Na murumuna wawe yarangije senior 6? Mwarangije rimwe? Ko yagutanze se warasibiye? Ntabwo nasibiye, njye ninze. Wase Doreen waje muri Miss Rwanda, waje kwiyamamaza cyangwa waje uherekeje umuntu? Naje merekeje. Wari uherekeje nde? Nari merekeje uwo bita Uwimana Louise. Niwe waje gushyigikira? Ni umunyehuye se? Aturuka muri intara, ariko not Huye. Aturuka he? Kamonyi. Ku Kamonyi. Aje muri Miss Rwanda, ni umuvandimwe cyane ni inshuti? Ni inshuti yanjye. Urabona ari butsinde? I believe aratsinda. Hanyuma urabona ari icyo ari buze kurusha abandi cyatuma uko biri kose atari bubure mu bari buze guhagararira iyi ntara?
ikintu nizeyeho ni uko ari confident, she is brain, nk'uko hari principal bagenderaho, ndumva ko brain ayujuje, she is bright, she is confident, niyo mpamvu numva ko ari gutsinda ari bw'abandi. Iyi Miss Rwanda y'uyu mwaka urayibona gute wowe? Yeah, it's good. Well prepared. Nagiye mbireba mu ntara zitandukanye, so iyi Miss Rwanda ni nziza cyane. Ukurikije rero izindi zatambutse urabona umwihariko w'ingi ari uwuhe? Umwihariko niko at least harimo abana ushobora kuba basubiza, n'abandi ariko barasubiza nyine aba bari different, urebye culture barujuje, brain n'ibindi byinshi, niyo mpamvu numva ko iri different. Hanyuma iyo urebye hari abandi bana b'abakobwa usanga bigoye ko mu by'ukuri bitabira ibintu nk'ibi ngibi, ugasanga iwabo wenda barababuza, wowe n'umucuti wawe ntabwo wenda byigeze bibaho? Oya, baramushyigikiye cyane akigira icyo gitekerezo, baramubwiye courage, ntabwo bigeze babitindaho cyane. Hanyuma iyo urebye hari abandi bana b'abakobwa bakitinya, ubona babiterwa n'iki? Kwitinya, hari igihe umuntu aba atari confident, buriya confidence ishobora kugutwara ahantu hatandukanye, ariko impamvu numva bakitinya ni uko batari confident. Hari igihe aba anabyujuje ariko atari confident, yumva atiyizeye, niyo mpamvu numva. Ubona biterwa n'iki kugira ngo iyo confidence ibure, icyo cyizere bakwiye kwigirira kibure? Hari igihe biterwa n'inshuti, hari igihe biterwa n'ababyeyi, ugasanga umubyeyi yaraguca intege instead of encouraging you. Ese wowe kuki utaje ngo wiyamamaze? No, it's not my passion, ntabwo mbikunda. Kubera iki utabikunda? Actually na famille yanjye same story, ntabwo byagaragara neza. Barasenga cyane? N'abasenzi cyane. N'abasenzi? Yes, barasenga, ni abantu b'abakristu cyane, so kumva ngo wagiye muri Miss Rwanda babifata ukundi. Yego. Hanyuma rero dusoza, ni ubuhe butumwa waha abandi bana b'abakobwa nabo bameze nk'aho bafite iwabo bababuze, nabo bareke kubigira pasiyo yabyo? Njyewe hari igihe mvuga ngo niba uri passionate ubikunda, wumva ko uri confident, try the opportunity, kuko ndakeka muri famille zose hatabura ugushyigikira. Yuko nuse wabuze ugushyigikira? ndose namubuze, ariko ndumva nanjye byatewe nuko nanjye bitandimo, rero bikura birahwana nyine bitambireka. Yego. Hanyuma ikindi ni icyo uvuga ko bana b'abakobwa bamwe baza kwiyamamariza mu ntara baturutse i Kigali, ubona atari ukurya imyanya abandi bana nabo bakabonye mu mahirwe batuye muri izi ntara? No, ntabwo ari ukubabuza amahirwe, kuko buriya njya kwiyamamaza mu ntara numva ariyo nshaka, mwiserukira bitewe n'ikintu nyikundira, ntabwo ari ukubabuza amahirwe. Yego. Hanyuma hari nanone abaza nk'abo b'i Kigali atazi akarere ako ariko ngo amenye umurenge, ngira ngo warabibonye, n'icyo bivugaho nta ruhande na rumwe ubogamiyeho? Ikintu nabivugaho ni uko yajya gufata iyo step yabanje gusikinga information ihagije, ku buryo atiteza n'abantu. Urabizi isi irakota, ukabona ibintu bitandukanye, si ikintu navuga ni uko ubanza ugashaka amakuru ahagije. Niyo waba uvuye i Kigali naho ugiye ugashaka amakuru yawe kugira ngo ugende uri full informed. Yego.